Shalom shalom, amahoro y'Imana, ubwiza butsinzi, ubumenyi, ubuhanga, icyubahiro no kugendererwa n'Uwiteka bibane namwe mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni asaha nziza musanzwe mudukurikirana nyuma y'amakuru kuri BTN, ku bufatanye bwa BTN n'Itorero Patmos, muhawe umugisha n'umushumba w'Uwiteka umuhanuzi w'Imana. Ndi imbere yanyu kubahesha umugisha kugira ngo mugubwe neza kandi imbaraga n'imbabazi n'ubwiza n'ubutsinzi n'ubumenyi n'ubuhanga bibane namwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nkuko rero musanzwe mubimenyereye ku nkoranyambaga cyangwa se ku buryo tubagezaho ijambo ry'Imana binyuze kuri YouTube, n'uyu munsi nta kindi kituzanye ni ugwanurura ubuzima bwawe, ni ugwanura ku mibereho yawe, ni ugwanura ku mikorere yawe. Icyo usabwa ni ukwizera no kwakira igitangaza cy'Imana aho waba uri hose ku migabane itandukanye y'isi cyangwa se mu bice bitandukanye by'iki gihugu muri ibi bihe byaguma mu rugo. Abari mu ntara y'Amajyepfo, shalom. Abari iburasirazuba bwaryo, shalom. Abari iburengera bwaryo, shalom. Abari mu majyaruguru, shalom. Ndetse mu murwa mukuru wa Kigali, shalom. Muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana isumba byose. Reka rero munyemerere mbibutse gahunda uko tugenda tuzibagezaho. Udukurikirana kuri YouTube Patmos of Faith, buri wa gatatu tubakiraho ikiganiro cyangwa se inyigisho za deliverance, abasengewe bakabohoka mukabona ubuhamya, amashimwe atandukanye. Tukagira Vendredi Miracle wa gatanu bitangaza, aho benshi bakira kubohoka, bakira ubuhanuzi bwabo, bakira gukira indwara mu buryo butandukanye. Ku wa gatandatu isaa 4 nyuma y'amakuru mu Kinyarwanda kuri BTN, nicyo gihe nyine mutuboneye imbere yanyu. Kandi iyo nimero iri kuri scroll iragufasha kuzaduhamagara, kutwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp, noneho bikadufasha kugusengera no kukwegereza Imana nkuko yabiduhamagariye, kandi tugomba kubikora tubikunze mu izina rya Yesu. Nyemera rero mbere yuko nkomeza gahunda zindi zitandukanye, aho nimara gusenga nkabwiriza ijambo ry'Imana, turaza kujya noneho mu rusengero tukareba imirimo y'Imana uko igenda ikoreka, uko abantu bagiye babohoka, uko bafite amashimwe atandukanye, uko bagiye bakira indwara zitandukanye mu buryo ubu n'ubu. Twebwe umumaro wacu no gukora, hanyuma Imana nayo igashyitsa ibyayo muri twebwe, kuko ibyo tuvuze n'ibyishyigikira, kandi abishyigikiye bagira ijambo mu mibereho ya buri munsi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina rye ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kiba mu isi uko kiba mu ijuru. Uyu ni umunsi udasanzwe kuri BTN, ndetse n'ijoro ridasanzwe, aho buri wese arakira imbaraga zidasanzwe zivuye mu bushake bwawe. Ihesha icyubahiro kuri iri jambo riherekeze, kandi usenye imigambi yose y'umwanzi. Ndagushimye ko byose ubikora neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Turasoma mu gitabo cya Yeshuwa igice cyaho cya 6 umurongo wa 1 wa 2, turaza gusimbuka dusoma umurongo wa 26 dusoreze aho ngaho. Joshua igice cyaho cya 6 umurongo wa 1 wa 2, tuze gusoma umurongo wa 26 hanyuma dusoze. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuze: Imana ibwira Yoshua uburyo bazazenguruka Yeriko. Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisiraheli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yoshua ati: dore nkugabije Yeriko n'umwami wabo n'intwari zabo. 26. Icyo gihe Yoshua arabihanangiriza, ararehera ati: umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfushe umuhererezi we. Aya ni amagambo tujye kuganiraho, turashyira mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni icyo kubasha kwinjira hari hafunzwe. Ikindi cyiciro cya kabiri ni icyo guvuma, autorite, ububasha bwo guhagarika. So turaganiramo ingingo ebyiri cyangwa turazishyira mu bika bibiri. Icya mbere ni imbaraga zaduha gufungura cyangwa imbaraga zaduha kwinjira mu byacu. Ni gute umuntu ashobora kwinjira mu mugabane we? Ni gute ushobora kwinjira muri business turi muri quarantine, muri lockdown? Ni gute ushobora kwinjira muri business yawe kandi hari imbogamizi? Ni gute ushobora gukurirwaho bya bindi byose bisa nk'inzitizi zihoraho kenshi kandi zigenda zikuzitira
hanyuma ukagira imbogamizi cyangwa se ukagira ingaruka ikomeye ikwibuza ibyishimo, ikubuza umunezero, ikubuza ibyiza biva ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndiho ndagutangariza rya humure ritangwa no kuba mu ijambo, za mbaraga zitangwa no kwizera ijambo ry'Imana, kandi byose bikadufatanyiriza hamwe kutwubaka mu bugingo bwa buri munsi, mu mibereho ya buri munsi. Aha hanze cyangwa se ubuzima tubayemo bugoreye abantu benshi. Umuntu ukamubona ari mu modoka nziza, ariko iwe hari ibikingiraniwemo imbere, hari ibintu bimubuza kwinjira mu munezero. Umuntu ukamubona mu nzu nziza cyangwa mu nyubako nziza, ariko nta munezero abonye muri iyo nyubako. Umuntu ukamubona mu myambarire myiza, ariko hari indwara yambariyeho kandi zikomeye cyane, zituma atabasha kugira umunezero twebwe abana b'abantu tutamenye. Ibi murabizi kwa Namani, yararwaye ibibembe, ariko ibi bibembe biza kumubera inzitizi inakomeye cyane, kuko atigeraga yinezererwa cyangwa anezerwa igihe cyose yabaga yibutse ko arwaye iyo ndwara ikomeye. Aha rero turaza kureba n'iki kintu kigukingiraniye kwinjira mu murwa. Twasomye avuga ngo Yeriko hari hakinzwe, nta winjira nta usohoka, ariko Imana igabiza Yosuwa igihugu yaramuvuzeho, mugabiza Kanani. Ntabwo byari byoroshye bene data, kubisoma biroroshye, ariko iyo ugiriwe amahirwe ukajya muri biriya bihugu, hari byinshi ubona mu mateka, kandi ibyo ubona aba ari bitoya, baba baragaragaje bikeya ibyashobotse gufatika, kuko ni imyaka ibihumbi irenga mbere y'ivuka rya Yesu, kuko batangiye kubara Yesu avutse. So ibi rero ni amateka yabaye mbere y'ivuka rya Yesu. Yosuwa ni umwe mu bantu bakoze urugamba rukomeye kandi rudasanzwe, abifashijwemo n'impano n'ubwenge n'ubumenyi n'ubuhanga yakuye ku mukozi w'Imana Mose. Mose nawe yabihaye Yosuwa abitegetswe n'Imana ngo genda wimike umukozi wanjye, niwe nihitiyemo nkunze, kandi nzamugirira neza, nzamukomeza, nzamukoresha, nzamugenda imbere ahataringaniye maringanize, nzamuvuganira, nzamurwanirira. Ibyo bigira imbaraga, bituma Yosuwa atangira kurwana urugamba nta bwoba kandi ameze neza. Hari ahantu hamwe Yosuwa yigeze kuntangaza, ni mu gitabo cya 5, igice cyaho cya 5 cya Yosuwa nyine, ahantu yigeze ngo kurwana na marayika w'Imana. Yosuwa yari ndamwitikise, yari umugabo udasanzwe, reka muvuge ngo nenge vuga ngo yari nk'ikihebe. Yosuwa na Yakobo hari ibintu bajya gusanisha. Yakobo yakiranye na marayika w'Imana kurinda amukuyeho iki? Umugisha. So Yosuwa we rero yahanganye na marayika w'Imana, ariko apana gufatana, ahubwo mu kiganiro. Aramubaza ati, ko nkubona iruhande rwanjye, icya mbere ufite inkota, icya kabiri nkabona uri umugabo w'imbaraga, niki kikugenza iruhande rwanjye? Ninde ukuri iruhande aragenzwa n'iki? Undi ngaramusubiza ngo, ntabwo ndi uwo mu babisha banyu, ahubwo nje kuba umugaba w'ingabo, nje kuyobora urugamba, nje kukugenda imbere kugira ngo nkurwanirire, kuko wanejeje Imana nayo yiyemeza kuguha abantu, yiyemeza kuguha support, yiyemeza kuguha imbaraga. Uwiteka akohereza ubutabazi bwe buva i Siyoni, akohereza umumarayika n'intwaro zihagije kugira ngo urwane urugamba urutsinde, agutsindishirize ibyakurwanya byose, akurengere mu mibereho ya buri munsi, kandi umucyo wo kumurikire uhereye none n'ibihe byose bidashira, nk'uko yatabaye Yosuwa akaza mu ruhande rwe ari umugaba w'ingabo z'Abisirayeli, aba ari Uwiteka agutsindira urugamba rwari imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Twari tuvuga ku bantu gukingiranwa, nta winjira nta usohoka. I Yeriko hari hakinze. Ubundi Abisirayeli niki cyatumye babakingirana? Icyambere cyatumye bakingiranwa nuko iteka abanyamahanga, ubwoko bahanganaga nabwo, bwahoraga bwiteguye ko buzaterwa bukurikije amasezerano Imana yahaye Abisirayeli, bakabona batazatsinda.
bituma urugamba rugira indi sura kugeza ubwo babaka inkike z'i Yeriko mu buryo budasanzwe bw'ubuhanga bw'icyo gihe. Ntawabashaga kumena urwo rukuta akoresheje intwari izo arizo zose, cyangwa ngo abashe kurwinjira ajye imbere yarwo, cyangwa se ibyo byose tubireke, nta n'uwabashaga kumenya amakuru aberamo imbere kereka uwagize amahirwe akinjiramo. So uyu Yosuwa agera i Yeriko ngo asanga hafunze cyane, nta kwinjira nta gusohoka, mbese byari bimeze nko muri lockdown. Nta wavaga mu rugo ngo ajye gutembera, nta wavaga muri icyo gipangu ngo ajye guhaha, nta wavaga muri icyo gipangu ngo ajye gushaka ibyabagirira umumaro muri icyo gihe. Ariko Imana yari ifite umugambi muzima wo kurwana no kurwanirira Abisiraheli. Haleluya! Imana ifite umugambi muzima wo kurwanirira Abanyarwanda. Imana ifite umugambi muzima wo kurwanirira abatuye isi nibaca bugufi bakamenya za mbaraga zibohora, bakamenya za mbaraga zikiza, bakamenya bwa butware Uwiteka yarirahiye ko azabikora. Haleluya! Nuko niki kikingiranye ubuzima bwawe? Umuntu akingiranwa ryari? Ushobora gukingiranwa uri mu gihome, aho bita maburuso. Ushobora gukingiranwa uri muri lockdown, aho bita gumi wawe mu rugo ubeho neza. Ushobora gukingiranwa uri wawe mu cyumba, aho bita akato ku giti cyawe. Ushobora gukingiranwa ku bw'amasezerano, aho umuntu aba yiteguye ibyiza akabibura, aho umuntu aba yiteguye igitangaza akayikibura, kuko yakingiranwe ku rwego ntasubirwa kandi ntabasha kugarura ibyo bihe mu buryo budasanzwe. So aha Yeriko, haleluya, hari hakinzwe mu buryo budasanzwe. Iyo ndebye mu buryo bw'umwuka nsanga Satani hari ibintu byawe yafungiranye mu buryo budasanzwe. None se kabandi bacuruza bakunguka, wowe kuki utunguka? Kabandi bakora ubukwe bakabyara bagaheka, wowe kuki bitakubaho? Kabandi bagira utuzi twiza kandi bakagira umunezero muri utwo tuzi, bakagira n'uburinzi, kuki wowe bitabiho? Nuko hari ibintu byagukingiranye birafunga pe, birafunga cyane kugeza naho utabasha kwakira cyangwa kwinjira cyangwa gusohoka. Erega umuntu yakingiranye ashobora kwakirira mu idirishya, ashobora kwakirira muri grillage, ashobora nuvuga ngo hari ubundi burenganzira adahabwa. Ariko uyu munsi Imana yambwiye ngo yewe umaze iminsi akingiranye, aho waba ukingiraniye n'impamvu izo arizo zose, Uwiteka Nyiribihe lesanda yango nivo pai aravuze ngo aragukura muri ako kato, aragukura muri iyo mabuso, icyo gifungo mu buryo bw'umwuka wari urimo. Iyo umuntu yafungiranye mu buryo bw'umwuka harizwa atumva, iyo umuntu yafungiranywe mu buryo bw'ibitangaza hari bidakoreka, iyo umuntu yafungiranywe mu buryo bw'imigisha hari bitamugeraho. Ariko iyo wizeye ugaturuza Imana ukavuga ngo hamwe n'Uwiteka nzi ko uru rugi, iki gifungo uko nafungiranywe nzavamo mu izina ry'Yesu, urasohokamo mu izina ry'Yesu. Nk'uko Abisiraheli babashe kwinjira i Yeriko bakakira igitangaza, abari kwakira igitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Yeriko rero baje kuhinjira, bahageze Imana bakoresha imirimo n'ibitangaza, bagira ibyo basohoramo, bagira aho bafata nk'ingwate. Mu byo bahinjiyemo tuzabugarukaho, ariko nta ntwaro bakoresheje, bazengurutse bucece. Menya kudasakuza mu kigeragezo, menya icyo ugomba gukora mu gihe cy'ikigeragezo, menya uburyo ugomba kwakiramo igitangaza mu gihe cy'ikigeragezo. Wabyumvishe? Icyo ubonye ugashima Imana, icyo wakiye ugashima Imana mu izina rya Yesu, kandi bucece, kuko ari Imana ikurwanira, kuko ari Imana ikurengera, kuko ari Imana igutabara. Amen. Umuvumo, Bibiliya avuga ngo bamaje kwinjira i Yeriko, Yosuwa aranezerwa, aravuga ngo ariko sinarangiriza. Uyu munsi ndakuvumira ubukene, nkuvumure bugumba, nkuvumure ubupfakazi, nkuvumure ubupfubyi, nkuvumire inzara, nkuvumire ubushomeri, nkuvumire indwara, nkuvumire covid, nkuvumire kanseri, nkuvumire sida, nkuvumire diabete, nkuvumire inyatsi, nkuvumire ibikurwanya byose. Uwiteka uyu munsi arakora ku buzima bwawe, ku mibereho yawe mu izina rya Yesu. Ngaravuga ngo umuntu uzahaguruka akaza gusana
izi nkike cyangwa se akaza gushyiraho amarembo cyangwa inzugi azapfushe umubanziriza n'uheruka. Bivuga ngo y'Imana yaje gukora imirimo n'ibitangaza, hari ibintu byanze bikunze bigomba gupfa. Ndavuma ubukene ku buzima bwawe, ndavuma ubushomeri ku buzima bwawe, ndavuma indwara iyo ari yose ikomeye ku buzima bwawe, ndavuma, ndatsenya, ndatwika, ndakongora. Fire in Jesus name. Reka imbaraga z'Imana zigaragare zibohora ibyari byaraboshwe n'imyuka mibi n'imbaraga mbi, kandi ibimenyetso n'ibitangaza bigaragare ku buzima bwawe. Ndumva ijwi ry'Uwiteka rimbwira ngo hari umuntu ibintu byari byarizingiyeho, imivumo mikuweho. Hari umuntu wari ubaswe n'uruhu rwe, uruhu rwe rwatangiye gupfa, skin ye mu maso yari yangiritse. Hari undi muntu urwaye mu mukondo, Imana iravuze ngo ikoze igitangaza. Hari undi muntu nawe wari utegereje akazi, Imana iraga akira. Hari imbaraga z'umwijima zivuye ku buzima bwawe, zivuye ku rugo rwawe, zivuye ku mibereho yawe. N'icyo wari utegereje kuri uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Imana y'ibitangaza nyiribihe igira icyo ikora ku buzima bwawe. Wari umaze igihe cy'upfungiranwe, hari ibyari byarakuhagurukiye, ibyo nabivumye. Hari ibyari byarifunze, ibyo nabifunguye kubw'ububasha mpabwa n'ijambo ry'Imana. Tugende hariya mu itorero urebe imirimo y'Imana uburyo ikoreka n'ibitangaza bitandukanye. Mu izina rya Yesu turaza kugaruka mbasengera. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, buri mudayimoni kurwanya atsindwe, buri ntwaro yacuruye kukurwanya iyo ndayineterarize, buri mbaraga irwanya ubuzima bwawe iyo ndayitsindisha amaraso Yesu. Umucyo w'Imana umurikira ubuzima bwawe, imyuka yarwanyaga ubuzima bwawe itsindwe, buri mbaraga irwanya ubuzima bwawe itsindwe, buri mbaraga irwanya ubuzima bwawe itsindwe, buri mbaraga irwanya ubuzima bwawe itsindwe, buri mwuka ukurwanya utsindwe. Amaraso Yesu Kristo akora imirimo n'ibitangaza. Turahamagara amavuta y'Uwiteka. Satani rekura iyi nda wafashe, agomba kugenda akabyara uyu munsi. Ibyo yariye bihumanye bisohoke, ibyo yarenze bihumanye mbitesha agaciro. Buri mugozi wose wari umuziritse ndawuciye. Iyi nda warashize mu mugongo ndayikurayo, iyi nda ndayikura muri uyu mugongo, iyi nda ndayikura mu mugongo wayishize, iyi nda ndayikura aho wayizirikiye, ndayibohora, ndayibohoza amaraso Yesu, ndayibohoza gutegeka k'Uwiteka. Abadayimoni mwese mukomuremo ibyanyu byose. Fire vuga. Iyi ndi shaka miki. Kubicuruza. Ndashaka kubicuruza. Wica umwana na nyina? Urabaziza iki? Kubajyana. Kubajyana he? Ushaka kubajyana he? Aho ndi. Uba he? Ikuzimu. Ikuzimu? Wagiye ikuzimu ryari? Kera. Urinde? Mupfana iki? Mwana wanjye. Wakangahe? Wa 5. Kuki wafashe umwana wa 5? Ndamukunda. Kumukunda ukumva wamuhemba kumwica? Ndamushaka tu. Ukamukoza icyo aho uri? Aho uri uramukoza iki? Naza hondi. Naza hondi. Ase ababare amere nk'uko nguko umeze? Naza hondi. Ntabwo ahaza. Ntabwo ahaza. Kuki wagiye kuzimu? Wakoreshaga izihe mbaraga? Ikuzimu wagiye kubera iki? Naratashye n'abagomba gutaha. Gutaha ushatse kuvana kuvuga iki? Gupfa? Wishwe n'iki? Wishwe n'iki? Barandotse. Barandotse. Wese wari umurozi? Oya. Wakoraga iki? Ntabwo nari umurozi. Wakoraga iki? Ntacyo.
icyo wagiye ikuzimu ibyo byaha nakoze wakoreshaga izihe mbaraga? wakoreshaga izihe mbaraga cyangwa ukoresha izihe mbaraga? ukoreshaga izihe mbaraga cyangwa ukoresha izihe mbaraga? abapapa barukoreye ibigirwamana bakagenda ngo barabakundaga bakajya bohereza imyuka yabo kugira ngo barwane. Izi nizo mbaraga ziri muri uyu mwana. yaje ari umuzimu wapfuye. Ugiye he? Ugiye he? wowe ugenda urinde? uriye nyamaswa? Fire! uriye nyamaswa? usigaye mukora iki? rekura iyi nda nona. Rekura imigozi yari isigaye muri iyi nda niyo nirukanye. Kuramo. 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 Kuramo imigozi yawe yose. Yo. Ibi byose nibyo baraziritse iyi nda itazavuka. Maramo. Agomba kubyara uyu munsi. Arabyara uyu munsi ku bw'itegeko ry'ijuru. Kuramo inzingo zawe zose. Kuramo inzingo zawe zose zikuremo. Zose zikuremo inzingo zawe. Zose zikuremo. Ufite iki? ibyo bise biri Kuri gushimagura se aya ugomba kubyara nona. Ujye kwa muganga ufite mituwele? Buri kimwe cyose uri tayari. Urashaka kwigira kwa muganga? Ariko menya indibabaza. Reka nkongerere cyanyuma mukomeze gutembere mwebwe. Nkongerere cyanyuma mugende uhita ubyara. Ni wakanga ujye kubyara. Wa gatatu. Uri kumva ari karibu kabisa. Biri karibu. Sinongera kongerezamo fire. Emayi. Uretse agenda itabyara mu kanya bampamagare. Usige nimero yawe. Hari umugazi ufite? Ufite umurwaza? Ngaho rero. Ntabwo nkurekura rero taraza muhamagare. Ndi seriye rego ugomba kubyara nona. Ubyarira he? ku Muhima. Ni hafi n'imodoka ndayifite wumva. Mamagaye igise cy'umuriro nonaha. Yewe satani wewe warafashe ibise ngibi umuriro ibise by'umuriro ngibyo umuriro uyu mwana avuke ku bw'amaraso Yesu, uyu mwana avuke ku bw'itegeko rya Yesu. Daimoni yaraziritsinda uratsinzwe ibise. Sasa mugende amakuru y'imeza fatika. Abakunda Imana tuyavanze. Haleluya. Satu iya kabiri iya tatu. Aya mama, tembea sasa, tembea, geuka. Amerika n'abari hafi aba mutwari mu modoka agende yibyarira. Ko byarangiye se? Munzani anointing water. Wajya ngo ari mu ndezi. Manure fire. All right. So agiye gushima Imana. Muraziranye? Oh, Imana ibamugisha. Karibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Amen. Ndashima Imana. Nashukuru Mungu. Mfite byinshi byo gushima Imana Ni ariko mengi ambayo naweza nikashukuru Mungu.
ndavuga muri make lakini itaongea kwa machache. si w'ejo rero nyuma y'uko mvuga iby'ejo nari kubyara rodiseti z'ukwa karindwi rodiseti z'ukwa karindwi Alipashwa zala le 17 ya mwezi wa njya kwa 7 muganga akaenda kwa muganga, barambwira ngo ntiharagera wakamwambia muda bado, ariko nkumva ko ibise mbifite lakini yeye alikuwa na ari maumivu. kuribwa nkaribwa namaze Alikuwa na maumivu. 3 semaines zose 3 semaines zote iko na maumivu. none izo 3 semaines zishize Ilipoisha 2 semaines nahise nza hano baransengera alikuja ndavuga hapa niko bansengeye wakamwombea, akasema ndahita hivi mbya wananiombea nitazaa. ndagenda Nikaenda, biranga abaganga baranyiruka waganga wakamfukuza tena, kuko ibimenyetso byerekana umugore ugiye kubyara byari byaje sababu ariko waganga bambwira ambazo ngo zinakuwa genda ngo zinaonyesha uzagaruka mwanamke anatazaa, alikuwa kuko ashakuwa shidezo nazo. niyifunga Lakini waganga wanakuwa ndagenda namfukuza, ndiyicarira muhira akarudi akakaa nyumbani, ndicara muhira ariko ndavuga umwana azampfira mu anakuwa anasema ariko mtoto nkibuka nikufia. ako bambwiye Lakini anakuwa anakumbuka none neno la mbonye ko mtumishi wa Mungu. 3 semaines ziheze Saa 3 semaines zilisha, kuwa gatatu hari uwundi mudamu yari yaje aransengera baransengera siku likia mwingine mama mama akaniombea, numva ndabohotse akasikia ejo kufunguliwa. njya kwa muganga Jana kaenda kwa kwa muganga, muganga barambwira ati ikoro yari ifunguye Kwa none muganga se akamwambia, hasigaye "Koli iki liko wazi lakini Ndavuga, hauko nazaa. ko ririfungura nta bise mfise Mbona sina maumivu?" ngo genda ngo nibiza uragaruka Akamwambia uende maumivu nahise yakikuta nca muhira utarudi. ndahitana agasakame Akakamata None sakoshi reka njye muri kunyumba, faya akapita na naho pia kugira kwa ngo faya. nirirwe muhira cyangwa ndyame Aliangalia reka njye kurudia muri kunyumba faya alala, akasema hapana, acha nirudie Ndaza. kanisani. Akakuya. nagize amahirwe ni nanjye bahereyeho Nimepata bahati jana, ni mimi wameanzia yako. baransengera Wakaniombea, ndasengera ngira ngo shobora kuba naramaze nk'isaha yose simbizi amemaliza hata saa mzima mali hapa. navuye hano ibise byamfashe Mgongo umeshakatika. Nilitoka ntazi ko ndi nagera kwa hakukuwa muganga najua hata kama atafika kwa muganga. babaganga nabo bajyaga banyirukana Bali ubwo waganga nyine walikuwa bahise bankorera wanamfukuza. fishi Walipitana mfanyia fishi. barambwira ati manuka Bakamwambia shuka. ndamanuka Nikashuka. ngeze hepfo Yes, aho akalifika ababyeyi ndani, baba ambapo bari wazazi barambwira ati wanazaliaka. komeza uzunguruke gato ibise bize Bakamwambia hageze zunguka kidogo. nijoro ibise biraza ariko bahita bambwira ngo reka tukongerereze umva bashyizemo iserumu banyongererejeho duke cyane duke n'iserumu ntiyageze sinzi ukuntu nabivuga Walimwongezea serumu ambayo inaongezea maumivu ya kuzaa, lakini ndagenda haikufika ngiye katikati. nk'uwo bagiye kurebera gusa Akaenda saa mwenye wanaenda kutazamia ngo tu, umwana yaje mtoto ameshakuja, ndabyara akazaa mbyara umwana muzima akazaa mtoto nanjye mzima. ndi muzima nta kibazo ufite Nawe ni mzima. ikintu cyahise kiza urabona ko urangije kubyara uvuga ngo nabyaye iki numvise ishimwe ritagira uko rivugwa mvuga nti haleluya haleluya umuganga yari ahari nawe mbona ibyishimo bihise bimufata navuga ati hari ikintu kibaye ndavuga ati imana ishimwe inkuye ahantu ndashima imana kuba yarankijije Anashukuru Mungu ikaba sababu impaye Mungu umwana muzima amemwokoa akazaa nkaba mtoto ndi mzuri. muzima Naye pia ni ndashimira mzima. patimosi Anashukuru Patmos. ndashimira pasiteri imana imuha Anashukuru mtumishi umugisha wa Mungu, Mungu ambariki. sinzi ukuntu nabivuga Sitajua jinsi nitasema. ikindi nacyo nta turo ry'ishimwe mfite Hana ariko umunsi sadaka ya shukrani, naribonye lakini ni ukuri ataileta ndaza kuritanga baadaye. imana ihabwa icyubahiro Mungu asifiwe. ikabaho umugisha Tusimame tuombe mtoto. uyu mwana satani yari amufiteho umugambi utari mwiza Shetani alikuwa na mpango mbaya kwa ajili ya huu mtoto. abaraha byinshi cyangwa se nawe yabyivugira ariko tubanze duhereze imana icyubahiro Acha tupigie Bwana makofi. ntabwo ari uyu gusa ni benshi babyarira aha Haiko huyu tu, ni wa mingi sana wanazaliaka hapa. reka ubwo ageze mu nzu y'imana Hivi amefika ndani ya nyumba ngira ya ngo Mungu. nturagera n'iwawe
Nadhani haujafika hata mbese nyumbani. ahambere ni mu nzu y'Imana. Amefika hapa Uyu mara ni umukozi moja. w'Imana. Huyu ni mtumishi wa Mu Mungu. mbaraga z'amaraso Yesu Kwa damu ya Yesu tugushimiye ko uyu mwana avuye mu bise bya Kristo Yesu. tunashukuru sababu mtoto huyu ametoka ndani ya maumivu yake. Satani yaratsinzwe n'amaraso Yesu Kristo Shetani ameshindwa kwa kandi damu ya yaraneshejwe Yesu. n'amaraso Yesu Tena Kristo. ameshashindwa kwa damu ya Umugambi Kristo. yari afite kuri uyu Mpango mbaya mwana alikuwa kwa ajili ya huyu mtoto. waburijwemo no kwera k'Uwiteka. Imetaka Ageze mu biganza by'umutambyi. Amefika katika Mwatuyeho mikono ya ubwiza mtumishi wa bwawe. Mungu. Kuzagukorera Namukiria baraka na ibifatika, kutumikia mazuri. ibituritse iwawe mu ijuru, Yale ambayo yametoka ubukira iterambere, uburinzi n'igikundiro, na kulindwa ubwenge n'ubuhanga, na upendo, kugenda amahanga, akili kwenda na kugukorera no mataifa, kukubahisha, kutumikia na kukuheshimisha. bizamubuhoreho Bimwishi hapo none n'iteka ryose. leo na hata milele. Daturinda ababyeyi be bose, Tena ulinde wazazi ubahe wake, ubuzima, wapatie uzima, ubahe imibereho, wapatie mu kuishi. izina rya Yesu Kristo wa Kwa jina la Nazareti. Yesu. mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo ubutware n'ubushobozi ni bwawe. Uyu mumama kora ku nda ye, kora ku maguru, ku mugongo we, mukiza aya maso mu izina rya Yesu. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari umuntu urwaye iryinyo Imana ikozeho. Lepa atovesi le konte, nawe urwara umutwe w'amaso Imana igukozeho. Zeleton tabinivo, nawe urwara ikizungera ari cyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo, le tutakete zele konte benivai, kora imirimo ikomeye kuri uyu muntu wari uriho imivumo. Zoto tarene fayi de sanse, wavumwe n'ababyeyi Imana ikoreho imivumo, wavumwe n'abakozi b'Imana Imana ikoreho imivumo. Le pakosi le menivo, uzabyara. Le genevo, uzakora ubukwe. Tatiketize menivo, akira imigisha ava ku mwami wacu Yesu Kristo, kuko cyari imivumo Uwiteka Imana agiye undi umugisha. Icyo bazakuvuma kizajya kibagarukira, kuko uri umunyamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka ubuntu bw'Imana n'imbaraga n'ufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe, mugire ibitotsi byiza, musinzire neza, murota Imana. Ndabakunda mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shalom. Bye.